ngo kandi muri iyo sanduku y'isezerano uzashyiremo manu, ibi byo kurya mwari imyaka yose 40 bidasaza mutabirambirwa, nayo uzayishyiremo nk'ikimenyetso cy'uko ni Imana idutunga mu bihe byose. Haleluya. Ubu hari abantu batekereza ngo batungwa na ya stoke ya kawunga bagira, na ya miceri mujya muguru, na ya mavuta mujya muguru, na za konte ziba zipakiye Vati uko byamara kose narizigamiye. Ariko Imana yagira ngo yigisha abantu bayo ko ibasha kubatunga no mu busabusa, no mu butayu Imana ibasha kudutunga. Mana turagushimiye, urera urakiranuka. Iyo twibutse iminsi yacu ya kera, hari abashoboraga kuba baratwawe n'inzuzi, hari abandi bari kuba barakubiswe n'inkuba, hari abandi bari kuba baragonzwe n'amamodoka, hari abandi bagomba kuba barishwe n'indwara zo mu butoya, hari abandi bari kuba barishwe n'imirire mibi n'indwara ziteye ubwoba zo mu bihe bya kera. Ariko turagushimira kuri Imana yaduhagazeho, kaba ku bantu bawe, migambi yawe ukayikomeza ku buzima bwacu. Uyu munsi tukaba turiho, kandi iyo dusubije amaso yacu inyuma dusanga ibyo wakoze bihambaye cyane. Aba hano turagushimiye, abari muri iri teraniro twese turagushimiye. Twibutse iminsi yacu ya kera, tukibuka imirimo y'intoki zawe, turongeye tukuramburiye amaboko, turavuze ngo icyubahiro n'ubutware n'ikuzo no guhimbazwa no gupfukamirwa bikomeze bibi byawe Mana Data. Urakoze, turagushimiye. Umugaragu wawe uhagurukiye imbere yawe n'imbere y'iteraniro, ngwino ubane nawe, kandi ijambo ryawe rigiye kuvugirwa aha hantu rize rihindura, rigira icyo rihindura ku buzima bw'abagiye kuryumva, rituvane aho twari turi rutegeze handi hantu imbere kandi heza. Urakoze, turagushimiye. Ubane nawe, umufashe kandi ufashe imitima yacu, tubashe kumva neza icyo wagambiriye kuganira natwe mu ijambo ryawe. Tubisabye Imana Data, twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Yesu ashimwe. Tuzamura amaboko yacu duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Biragoye kugira icyo wongeraho n'ubutumwa bwiza bwavuzwe mu ndirimbo, n'andi mashimwe n'andi magambo akomeye yavugiwe ahantu, ku buryo biragoye kubihuza. Ariko turashimira Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, kuko uyu murimo nuwe kandi aradusobanukiwe. Haleluya. Hari byinshi Imana yakoze mu buzima bwacu. Buriya rero iyo abantu bavuze bakaririmba, hari igihe umwigisha acanganyikirwa, bikamugora cyane kwibaza aho ahera, kuko yumva byose yabivuga, ariko agasanga nta gihe afite, kandi agasanga atabishobora, atanabivuga nk'uko abandi babivuze. Ariko muri byose duhaye Imana icyubahiro. Haleluya. Ndabaha intashyo za bene data batandukanye, ariko by'umwihariko itorero ryanjye rya Kiyovu, aho nasengeye mu gitondo. Bari bazi ko ndibuze kuboneka hano, bansabye rero kubasuhuza. Mwakira intashyo zabo mu izina rya Yesu. Abandi intashyo z'umuryango wanjye, twari twifuje kuzana n'umufasha wanjye, umudamu twubakanye, ariko kubera inshingano z'akazi ntabwo byemeye na bukeya. Hanyuma ariko yambwiye ngo Imana nimushoboza ubutaha tuzazana. Uwo mwenda rero turimo, Yesu azadushoboza tuzagaruka, kubera ko tukiri mu isi umwenda tuzawugumana. Ariko nidusabwa gutaha ijuru ntaraza, ntimuzambareho umwenda. Haleluya. Ariko uwo mwenda turawugendana. Shimiye Imana rero duhaye umwanya mwiza, kandi nshimiye n'abashumba bashimye ko uyu munsi muri iki giterane ari gihe turuze gufatanya mu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Shimire n'abaririmbyi baririmbye kandi badufashije kwinjira neza mu nsanganyamatsiko y'iki giterane, kuyisubiramo no kuyigarura. Turabigarukaho, turongera tubigarukeho, kuko bifite umumaro. Iyo uvuze gusubiza amaso inyuma,
ukitekerezaho nanjye nkitekerezaho, hari icyo bibwira umutima wawe. Kandi gusubiza amaso inyuma, Imana yari yarabibwiye Abisirayeli, irababwira ngo mbahaye igihugu cy'i Kanani. Bwira urugendo bazagenda, bambuka inyanja itukura mu bintu bigoye. Imana ibakiza Farawo n'ingabo ze, Imana ibakiza Farawo n'amaboko akomeye, bagera mu butayu. Ubutayu babuzerera imyaka isaga 40, ariko Bibiliya tubwira ngo ntabwo bigeze babura ibyo kurya, ngo ntabwo babuze amazi yo kunywa, ngo kandi imyambaro n'inkweto byabo ngo ntabwo byabasaziragaho. Ngo imbere yabo ngo hari inkingi y'igicu, ngo ku manywa ikababera inkingi y'igicu, ngo nijoro ikababera inkingi y'umuriro, ikabayobora imyaka 40. Bibiliya tubwira ngo bageze hafi y'igihugu Kanani, ngo bajya gutata igihugu cy'i Kanani. Urugendo ntabwo ndibuze kuruvuga. Gihe kiragera bambuka Yorodani, Imana ibwira Yosuwa ngo bwira abantu batora ibihamya, haleluya, kugira ngo batazibagirwa. Bwira abantu batora ibihamya kugira ngo batazibagirwa. Ariko bamaze kwambuka inyanja itukura, Imana itegetse Mose kuyiremera ihema ry'ibonaniro, yashyizeho n'isanduku y'isezerano nk'ikimenyetso cy'Imana hagati muri bo. Imubwira gushyiramo ibintu bitatu kugira ngo bizababere ibihamya by'uko bagendanye n'Imana, bizajya bibutsa iminsi yabo ya kera. Haleluya. Bwangu uzashyiremo inkoni yawe, ya nkoni ya Mose yarabije imbere y'abakonikoni, hanyuma ikamira izindi nkoni zose zari zahindutse inzoka z'abarozi. Ngo ujye wibuka ko ari Imana y'inyamaboko, ujye wibuka ko ari Imana ishobora byose, nta mbaraga na zimwe zibasha kuyihangara. Shyiramo iyo nkoni, umunsi Abisirayeli bazagira intege nkeya, umunsi Abisirayeli bazahindukirira abakonikoni, bagahindukirira izindi mana, bajye batumbira aheraho Uwiteka. Bibuke harimo mu isanduku y'isezerano, kandi ko harimo inkoni ya Mose yarabije ikamira izindi mana zose, bagarukira Uwiteka. Haleluya. Ngo kandi muri iyo sanduku y'isezerano uzashyiremo manu, ibi byo kurya mwari imyaka yose 40 bidasaza mutabirambirwa, nayo uzayishyiremo nk'ikimenyetso cy'uko ni Imana idutunga mu bihe byose. Haleluya. Ubu hari abantu batekereza ngo batungwa na stock ya kawunga bagira, na ya miceri mujya mugura, na ya mavuta mujya mugura, na za konte ziba zipakiye Vati uko byamera kose narizigamiye. Ariko Imana yagira ngo yigisha abantu bayo ko ibasha kubatunga no mu busabusa, no mu butayu Imana ibasha kudutunga. Twibuka iminsi yacu ya kera rero, tuzirikana ko ari Imana idutunga mu bihe byose. Imana yarabatunze bamara imyaka 40 barya ibiryo bimwe kandi ntibyigeze bibagwa nabi. Cya gatatu yamubwiye gushyiramo bya bisate by'amabuye y'amategeko Imana yandikishije ku musozi Sinayi, kugira ngo bajye bazirikana yuko ari Imana ariyo muyobozi wabo. Abantu bajya bishyiraho amategeko, abantu bajya bishyiraho amabwiriza, abantu bajya bishyiraho ibibagenga, ariko ngo bajye bazirikana iminsi yose ko Imana ariyo muyobozi wabo, be kuzaba ibyigenge. Aho rompinjiriye mbabwira ngo Imana yabikoze ityo. Bamaze kwambuka Yorodani, Imana ibwira Yosuwa ngo ibyo ntibihagije, ngo babwire batora amabuye 12 y'umuhamya ku Uwiteka yabambukije Yorodani humutse. Ngo ayo mabuye barayajyana bayashinga hakurya, ngo abana babo ntibazajya babaza ngo mbese aya mabuye avuga iki, ngo bajye bababwira ngo Uwiteka yatwambukije ahumutse. Haleluya. Ibyo byari ibihamya. Noneho mu gusenga mu guteka kwa kabiri, Imana irababwira ngo kandi rero nimumara kugera mu gihugu cy'amasezerano, nimumara kugera mu gihugu cy'amata n'ubuki, mukarya mugahaga, mugahinga mukeza, mikumbi yanyu ikororoka, mukubaka amazu meza mukava mu mahema,
muramenye ntimukibagirwe Imana yabakuye mu gihugu cy'ubunyagi. Haleluya. Igiterane nk'iki rero nicyo kongera kunyibutsa nawe kikakwibutsa ngo aho wageze hose ntuzibagirwe Imana yagukuye hariya. Haleluya. Hari aho Imana yakuye abanyarwanda, hari aho Imana yakuye umuryango wawe, hari aho Imana yakuye korari, hari aho Imana yakuye wowe ku giti cyawe, hari aho Imana nanjye yankuye. Mugaragu w'Imana Dawidi rero yaravuze ngo nibutse iyo mirimo yose, haleluya, ngo nkuramburira amaboko yanjye. Haleluya. Ngo nkuramburira amaboko yanjye. Yabuze ikindi yaho Uwiteka kuko yari yibutse neza y'Imana. Haleluya. Yari yibutse kugira neza kw'Imana, yari yibutse imbabazi z'Imana, yari yibutse ukuboko kw'Imana kwabanye nawe. Haravuga ati nta kindi nakuretse kukuramburira amaboko. Bani baho umugisha. Mugihe narimo ntekereza cyane kuri insanganyamatsiko, nibajije byinshi mu mutima wanjye, ariko numva hari uko dukwiye gutekereza ku cy'Imana yakoreye ibyo byose. N'iki Imana yari igambiriye kugira ngo ikurokore nanjye ndokore, kugira ngo inzane mu nzu yayo, hanyuma ishyire no mu murimo wayo. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, ibice 2, umurongo wa 1 kugera ku wa 4, kandi turaza gusoma no urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Turaza gusoma n'urwandiko rwa 1 rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 9. Muri ihangane iyo mirongo turayisoma twihuse, tuvugeho amagambo make, hanyuma twibuke icyo Imana idushakaho kugira ngo dukomeze gukorera Imana twese twemye. Ndabizi neza ko gukorera Imana nta gihombo kirimo, kandi imyaka yose abantu bamaze bakorera Imana twabonye neza yayo. Haleluya. Twabonye kugira neza kwayo, twabonye imbabazi zayo zitambuka imbere yacu, twabonye ubuntu bwayo butambuka imbere yacu, twabonye Imana itambuka imbere yacu. Haleluya. Mushumba atangiye kuvuga ubuzima bwe n'ukuntu yambutse umugezi, nanjye hari icyo nibutse, kandi turaza kugisangira, hanyuma turamburira Imana amaboko yacu, kuko hari icyo Imana yakoze. Twabonye neza y'Imana itambuka imbere yacu, twabonye imbabazi z'Imana zitambuka imbere yacu, turatambuka. Haleluya. Dutambuka humutse. Twabonye Imana ihuma amaso intare, twabonye Imana ihuma amaso abambuzi, dutambuka humutse. Haleluya. Kadusome ijambo ry'Imana kugira ngo tutaza gufata umwanya munini, kuko na ziriya ndirimbo numvishe zaracuriwe ahantu hakomeye, kutazumva cyaba ari igihombo. Dusome mu izina rya Yesu. Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, nuko ituzurana nawe, itwicarana nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza tuzerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Amen. Dusoreze hariya mu rwandiko rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 9. Haravuga ngo ariko mwebweho, ni urupapuro rwa 238, haravuga ngo ibice 2 umurongo wa 9, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima
ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Imana yacu ihimbazwe. Tuganira aya magambo, nifuje yuko mu kuzirikana iminsi yacu ya kera tuzirikana aho twavuye. Ntabwo ari uku byahoze, ntabwo ari ahangaha twabaye, ntabwo ari uku twahoze. Mu kuzirikana iminsi yacu ya kera, Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso. Igitabo cy'Abefeso ndagikunda kuko kivuga ubuzima bw'itorero. Ariko muri biriya bice bibiri tumaze gusoma, nimuza kugisoma mugeze mu rugo muzabonamo ibintu bine bikomeye. Icya mbere, Pawulo yandikira Abefeso akabibutsa ko twari dupfuye urupfu rw'iteka ryose ku bwa kamere n'akavukire yacu, ariko yongera kugaragaza yuko twabonye ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Iyo niyo ngingo ya mbere y'uru rwandiko muri iki gice cya kabiri. Cya kabiri, ntabwo twakijijwe n'amafaranga ba data baturaze, ntabwo twakijijwe n'amashyo ba data batugabiye, ntabwo twakijijwe n'amashuri twize, ntabwo twakijijwe n'imiryango ikomeye twavutsemo, ahubwo twakijijwe kubw'ubuntu. Haleluya. Twakijijwe kubw'ubuntu. Iyo niyo ngingo ya kabiri iri muri kiriya gice cya kabiri cy'Abefeso. Twakijijwe kubw'ubuntu. Cya gatatu, akangurira abitorero gukomeza ubumwe bwo kwizera. Ubumwe bwo kwizera nk'inkingi ikomeye izatuma bakomeza urugendo bakazagera i Siyoni. Icya kane yavuzeho, yakanguriye abitorero rya Efeso gukomeza imirimo y'abera. Haleluya. Imirimo y'abera. Abakangurira gukomeza imirimo y'abera no gukora imirimo izibukwa. Ya foto y'urwibutso itabaza yaturirimbiye ngo twakoranye nabo, ngo twagendanye nabo, ariko ntabwo ari imyenda babasigiye, ntabwo ari amakonte babasigiye, ntabwo ari imirimo babaraze, ngo ni imirimo myiza y'uburyo babonaga bagendana nabo. Haleluya. Ngo basigire urwibutso rwiza. Haleluya. Muzarebe ko mu rusengero nta muntu uririmba umuntu ngo yewe na hariya ku iwabo wa twese iyo tugezeyo mu bigwi by'abantu tuvuga, niba ari uko wenda tuba twanga ko tubabwira tuti nimuduheho, nta muntu uvuga ati uyu nyakwigendera rero yari umuntu mwiza, buriya agiye gupfa yansigiye agasheke ka miliyoni ndakicariye. Ati ubu nyakwigendera yari umuntu mwiza, buriya yangabiye inka. Bijya bivugwa? Bijya bivugwa? Reka abantu barabibika, ariko sinzi niba bidafite umumaro. Arubwo ujya kumva tuyu nyakwigendera bitaga kuba atishoboye, yaratambukaga akadusuhuza, yasuraga abakene, yahumurizaga imitima ikomeretse. Ngiyi imirimo y'urwibutso, ngiyi ifoto nzima dukwiye gusiga mu isi. Haleluya. Na biriya byose ni byiza, ariko birangirana n'uko umuntu agiye. Pawulo yandikira Abefeso rero arababwira ngo namwe yarabazuye, nimwibuka iminsi yanyu ya kera, mujye mwibuka ko namwe yabazuye, kuko mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Torero ry'Imana, nitwibuka iminsi yacu ya kera, uzirikane ko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko tuzuranwa na Kristo kubwo kwizera. Tumuhe icyubahiro. Haleluya. Nituzirikane iminsi yacu ya kera torero, muzirikane ko twebwe twari dupfuye, ngo kandi natwe twari muri bo tudafite Imana rurema, ariko ngo yatwigije hafi kubw'umusaraba. Twibuke iminsi yacu ya kera, tuzirikane ko tutari ubwoko, ariko ngo tuzi ko ya konti yanditse mu mazina yawe ntabwo ari iyawe. Imana yarabiduhaye kugira ngo bidufashe kwamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye. Njya nibaza cyane ngo ese turabizirikana? Iyo tuzirikana iminsi yacu ya kera, bidufasha kwamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye. Iri shimwe ry'iyaduhamagaye byibazeho, nanjye mbyibazeho, kuko ngiye gusubiza umwanya umuyobozi wa gahunda. Uri kuryamamaza ute muri iki gihe?
uri gukoresha imbaraga zawe, uri gukoresha ubwenge bwawe, uri gukoresha ubutunzi bwawe, uri gukoresha umwanya ufite, cyangwa uri guta igihe. Ariko iki giterane ni icyo kutwibutsa ngo namwe yarabazuye, mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, kandi ku bwa kamere n'akavukire ntabwo twari abo kugirirwa imbabazi, ariko twigijwe hafi ya Yesu. Haleluya, kubw'umusaraba we. None rero icyo yaduhamagariye ni ukwamamaza ishimwe ryaduhamagaye. Nibutse iminsi yacu ya kera, numva nongeye kunezererwa Imana. Hashize imyaka 28 Imana ingaruriye ubuzima, kandi imbwira ko ngiye gukora ikintu kimwe nagisoza ikazaza kuntwara. Ese mujya mwumva ijwi ry'Imana? Rero abantu bageze ku rwego rwo gukira no kwiga, ku buryo uvuze ngo Imana iravuga, babanza kureba ngo reka tubanze turebe niba ari byo, tureba aho ivugira, twumva ururimi ivugamo. Imana iravuga. Ni bande bemeza ko Imana ivuga? Imana iravuga, Imana iravuga. Twiga muri kaminuza muri 1999, umuvugabutumwa yaraje afite intege nkeya. Icyo gihe habaga icyo bita abasoro n'abakonari benshi, twari tumeze nabi. Naravuga ngo Imana yamubwiye ngo umuhungu wari wicaye inyuma ahantu aho bitwaga mu bakonari ati mwahuriye he nayo? Ibikubwira umuvugabutumwa gwa mwamazi, turabibona neza ko ananiwe kugaragaza aho yahuriye n'Imana imubwira. Ariko Imana iravuga. Yobu yaravuze ngo mu bicuku bya nijoro abantu bashyizweyo, ngo Imana igisanga abantu bayo. Haleluya. Igi basanga mu nzozi, igi basanga mu iyerekwa. Muri 184 aravuga ngo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati genda kumwe nawe. Yabikubwira ate se utamwumvise? Aravuga, iravuga, ahubwo izakomeza no kuvuga. Haleluya, haleluya. Mana iravuga. Muri 92 91 nigaga hano muri segonderi, dusimbuka ikigo igihundwe muri kira kigo cy'itorero ryacu. Dusimbuka ikigo tujya gusenga, dusengera munsi y'umuvumu. Igiti cy'umuvumu murakizi. Imana imbwira amagambo akomeye. Muri 2002 ndi gusengana n'umukecuru utazi gusoma. Imana irambwira ngo bya bindi nakubwiye muri wa mwaka we wibuka munsi y'igiti cy'umuvumu, manuwe no kubikora. Imana iravuga. Imana iravuga. N'abatayumva turaza kubasengera mujye mwumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Tujye twumva ijwi ry'Imana. Reka nihute nsoze. Muri ya minsi yanjye ya kera rero, njya mbwira abantu ngo Imana iravuga, ibyiravuga, kandi n'ijuru ririho. Mwemera ko ijuru ririho? Turarikorera, turariharanira, kuko tuzaritaha. Ni bande bizera ko ijuru ririho? Ijuru ririho, ijuru riraharanirwa, kandi tuzaritaha. Bibejo bundi, ariko tuzaritaha. Aba bakobwa n'abasore n'abagabo baririmbye ifoto y'urwibutso, banyibutsa umukobwa twasenganaga. Iyo foto yangarutse mu minsi yanjye ya kera. Umukobwa yaraje arambwira ati nganiriza amagambo y'ijuru. Ndavuga nti vana ibyo gabanya amagambo aho, ejo tufite interrogation tuzaturi kwiga, ariko mbwira amagambo y'ijuru. Niho yategereza kuwa gatandatu, ariko akomeje gukomeza nishaka mu imbaraga ndayabona. Imana irayama. Turaganira, ariko uko tuganira nkabona isura irakeye cyane kuruta uko nayitekerezaga. Ntabwo ari umwuka w'ubuhehezi. Dushoje ikiganiro arambaza ngo ese muyobozi wanjye, nari umuyobozi w'abanyeshuri b'abanyamasengesho, ati bibaye ngombwa ko tujya mu ijuru, wumva wagenda mbere yacu cyangwa twagenda ukazadusangayo? Saa 9 hari kuwa gatatu. Ndamwa nti nkwiye kugenda mbere
kugira ngo muzaze musangayo narababanjirije nk'uko Yesu nawe yabanjirije abigishwa be. Aturakishe ati ahubwo ukwiye kuguma hano ukatwohereza twese, twazamara kugera ukazadusangayo. Ndamwira nti nibyo nti ati kandi reka dusenge tugende. Turasoza ikiganiro twasozaga 2:00 zirenga iminota 10. Mu bantu barashe bwa mbere, mu bantu bapfuye bwa mbere, mu bantu naherekeje kugera ku muryango w'ijuru, wa mukobwa namuherekejemo. Ijuru ririho, amafaranga muyagumane muyabyimbane, ariko tuzayasiga. Amazu muyubake, nanjye narayubatse, uwampa ninde akampa ninde. Amamodoka muyagure, nanjye Yesu yangiriye neza, n'uwampa iyindi nayakira. Ariko bye kuba byimbane, ibintu tuzabisiga. Twarajyanye, nanjye ngera mu marembo y'ijuru, mbona umuntu wari utuyoboye muremure mwiza cyane. Tugeze nko ku 8, ariko tugeze imbere intambwe yanjye itangira gucika intege, mbona bari kunsiga. Ndavuga nti ariko ko muri kunsiga kandi turi kugenda. Nari ndi kubabwira ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, kuko iyo minsi yanjye ya kera hari icyo Imana yayikozeho kugira ngo nzamamaze ishimwe ry'iyampamagaye. Kandi ndanashoje. Wa mugabo muremure cyane arambwira ngo weho hari ikintu kimwe usigaje kujya gukora, nukirangiza nawe nzaza kukureba. Irido irifunga, ngaruka mu mibabaro n'agahinda, umubiri undya cyane. Uburo maze imyaka 28 ndi gukora ikintu kimwe, kwamamaza ishimwe yaduhamagaye. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, ngwizubu n'urukunda mfitiye, maze imirimo yo mwisajyamani nyirangiza, azampamagara zahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumvizi ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye, namamaza ishimwe ry'iyampamagaye. Kuko Yesu nagaruka tuzasa nawe. Reka mbabwire iki kintu nsoza. Ya Mana nababwivuga, ya Mana nabwigendana natwe. Nakoresheje ubanza imvugo izimije kubera ko ndi kwihuta. Icyo gihe nari inyange muri 97 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 18, ariko ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere turi gusenga ngiye gusubira ku ishuri, Imana yari yambwiye ngo hari ikizamini ugiye kunyuramo. Haleluya. Aba bakobwa n'abasore baturirimbiye neza ngo ibyo uri kunyuramo uyu munsi bitege ngo ugira ute, wikwiheba. Imana irambwira ngo hari ibizamini 3. Ikibazo cya mbere ndagikorera vivura, ikora icya kabiri ndagikorera vivura, ngiye gukora icya gatatu irambwira ngo rekeraho uzagikora ubutaha. Hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere dusubira ku ishuri turagenda. Tugezeyo rero nibwo abacengezi baturashe, kandi badusaba kwigaragaza abahutu n'abatwa n'abatutsi, kandi byari byoroshye kwitwa umuhutu n'umututsi n'umutwa.
imbere y'imbunda n'amasasu, imbere y'inkota. Abanyarwanda babivuze neza ngo iyo amagara aterewe hejuru ngo umwe asamaye n'undi agasamaye. Ariko ndashima Kristo, haleluya, kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, iba yarateguye byose mu gihe cyayo. Haleluya. Imana yaradushoboje. Ku cyumweru nari nabwirije iteraniro, ndababwira mu Baheburayo, birya mwaririmbye bakobwa beza n'abagabo, Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14, ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Batubwiye ngo Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, ijambo Umwuka Wera yarambwiye ngo se nuhaguruka, ya mahoro wigishije urabuyatanze. Ubutumwa bwiza tubwiriza buzatugarukira, ariko bukwiye kutugarukira nk'imbaraga idusunika, butaducira urubanza. Imana iradukomeza. Niho nabwira ngo icyo gihe rero Imana yarambwiye ngo subirayo ufite ikindi kibazwa kimwe, nukirangiza nawe nzaza kugutwara. Uburundi mu kibazo cya nyuma, kandi ngikoze imyaka 28. Haleluya, haleluya. Ariko wewe urarambiwe, umaze iminsi 5, umaze umwaka umwe, umaze imyaka 2, umaze imyaka 10, umaze imyaka 20. Wirambirwa, wicika intege, kuko Yesu afite umugambi ku buzima bwawe. Nta kindi Imana yadusigarije, nta kindi Imana yaturokoreye, nta kindi Imana yaduhereye buriya butunzi, nta kindi Imana yaduhereye kiriya cyubahiro, nta kindi Imana yaduhereye ubu bwenge, nta kindi Imana yaduhereye iki gihugu, uretse kugira ngo tubashe kwamamaza ishimwe rye yaduhamagaye. Tugiye gusenga. Ntabwo nzi neza uko uhagaze muri iki gihe, ariko ndakwifuriza kwinjira mu mukumbi w'Imana, kugira ngo nawe uzaraganwe n'abera ibyo twasezeranijwe. Ijuru ndarikorera nk'ubizi ko igihe kizagera nkaritaho. Ijuru ndabyizeye, nubwo wambaga, nubwo wambaga. Umunsi umwe twiga, twagiye ahantu, umwarimu watwigishaga aratubwira ngo isi ntiyaremwe ngo yabayeho. Muri kumva ngo isi ntiyaremwe ngo yabayeho, ndamubwira nti isi yararemwe. Tujya muri siyanse twigaga n'ibindi twigaga, noneho tugeze ku kantu ka nyuma arambwira ngo ako kantu uvuga kabayeho kakavamo mu isi kagiyeho gute? Reka tukite ko ariko karemwe, kandi karemwe n'Imana. Bene data, dukwiye gukomera mu byiringiro byacu, kandi Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Aya mazuru yaduteranije, aya mata yateranije abagabo n'abagore, ingo zigasenyuka. Aya makonti yateranije abagabo n'abagore, uyu munsi bakabirirwa birukanka, ntacyo bizamara kuri icyo gihe. Muri Mbyarima ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba gusa, ngo nukuyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Mwuka Wera arampatira ko dukwiye gusenga, kandi tugasengera umuntu wifuza kongera kwiyunga n'Imana, kugira ngo mu giterane tugiye kujyamo, nutanga 1,000, nutanga 50,000, nutanga miliyoni, nutanga 500,000, ubitange wamaze kwiyunga n'Imana. Waba ukeneye gusengerwa? Turi aho ngaho, umukobwa twiganaga w'umusitari wari warigize, amasasa amaze kuba menshi baduteye amagrenade, aravuze ngo pastor dusengere. Nanjye Imana imbaraga ndabasengera. Mu barokotse nawe yararokotse, kandi yarakijijwe. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga zirema. N'ubu uyu munsi iyo duhe tukagendana, aravuga ati do, ubu buzima ni we mbukesha, kuko hari icyo Imana ashyize muri twebwe. Ntabwo rero biduteye isoni gusengera umuntu ngo yihane yakire Yesu. Ninsoza ibi,